Yesu ashimwe cyane. Ashimira Imana yongeye kuduha none undi mwanya wo kuganira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana nitabaza nk'uko mura mbisubiramo buri munsi rituyobora urugendo. Urugendo turimo ni uruhe? Ni urugendo rujya mu ijuru, ni urugendo rutujyana aho twatigiye kuba. N'ubw'isi twayihawe, ariko icyaha cyaje gutuma tuyikurwamo, ituma tutayirambamo imyaka myinshi, duhora iteka ryose turi mu rugendo rujya mu ijuru. Iyo tugenda mu rugendo rujya mu ijuru, ijambo ry'Imana niryo ryonyine taramurikira umuntu wese ufite urugendo rujya mu ijuru. Yesu Kristo kugira gatsinde Satani yamutsindishije ijambo, ntabwo yamutsindishije ubuhanuzi, ntabwo yamutsindishije amayerekwa menshi, ntabwo yamutsindishije indirimbo nyinshi, ahubwo yamutsindishije ijambo ry'Imana. Satani yamushobora kuvuga ngo haranditswe ngo, Yesu akamubwira ngo haranditswe ngo, abasha gutsinda Satani. Tugiye gusoma rero ibyanditswe kugira ngo twumve icyo Imana ivugana natwe muri aya masaha ya nyuma ya saa sita. Ni Matayo n'igice cya 6 umurongo wa 24, handitse ngo ntimukunde iby'isi, ntawe ukeza abami babiri, kuko yanga umwe agakunda undi, cyangwa yaguma kuri umwe agasuzugura undi. Ntimubasha gukorera Imana n'ubutunzi. Amen. Iyo umuntu akoreye Imana ishobora kumuha ubutunzi, ariko umuntu yakoreye ubutunzi ntabwo bumuha Imana. Ibyo bintu byumvikane neza. Iyo umuntu akoreye Imana ishobora kumuha ubutunzi, ariko iyo umuntu akoreye ubutunzi ntabwo bumuha Imana. Hari igihe umuntu w'Imana ajya akorera Imana yitwaje Imana ariko ashaka ubutunzi, ariko ibi ni ubuyobe. Ahubwo ukorera Imana ushaka Imana yikaguha ubutunzi, kuko Imana irema umuntu yari izi neza yuko akeneye kurya no kunywa. Ariko Yesu arangije arabireba neza, abwira abigishwa be ngo ntawe ukeza abami babiri. Sometime ibintu by'isi byaguhindukira umwami, bishobora guhindukira Imana. Icyo bita ibigirwamana ni iki? Ni ikintu icyo ari cyo cyose uzamuye ukakirutisha Imana, ukajya ugikorera, ukajya ugishakisha kushaka Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nkunda abankunda, abashakana umwete bazambona. Ariko gushaka Imana bisaba kuyishakana umwete. Nayo ubwayo nk'uko umubyeyi wese uko hava akagera amenya icyo umwana bashaka, ni nako n'Imana izi icyo abantu bayo bashaka. Imana mu isezerano yaduhaye isezerano ry'uko izaduha amafaranga. Mu magambo ari muri Bibiliya, usomye Bibiliya yose usanga mu masezerano Imana iha abantu, ibaha amasezerano y'uko izabaha ubutunzi. Bivuze iki rero? Tugomba gushaka Imana kurusha uko dushaka ibintu. My purpose, impamvu yanjye uyu munsi ni ukugira ngo tuhangurire gushaka Imana kuruka ushaka ibintu. Okay, ntabwo ndi kuvuga side yo gukora imirimo, gushakira ibintu mu Mana, kubwiriza ijambo kugira ngo ushakemo abantu ibintu. Ibyo bintu ni ukuyoba. Abwiriza Imana ishakemo abantu amafaranga yaguhe, kuko n'ubundi ibyo dushaka biri hano ku isi. Ijambo ry'Imana isi n'ibiyuzuye n'ibyande n'Uwiteka, kandi bigabira ushatse. Imana iyoboye isi, nubwo yayiduhaye ngo tuyiyobore, ariko iyiyoboyemo kuri twebwe turi abami. Yaduhaye ubutware hano ku isi, yaravuze ngo turebe umuntu asa natwe batware, turabatware mu isi. Imana rero ni umwami w'abami, twebwe turabami hano ku isi kuko dutwaye isi. Imana iza ari umwami mukuru, ni nka Ampere cyangwa se Ampere ya. Rero reka tuganire kuri iki kintu, tumenye neza yuko Imana yaguha ubutunzi, ariko si ngombwa kubushakira mu gukoresha Imana. Gucuruza Imana mu rwego rwo gushaka amafaranga, ukavuga ngo Imana gutya, Imana gutya. Yaguha amafaranga, shaka Imana. Haleluya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi bizamuzabyongererwa. Ni ukuvuga ngo ibindi birahari, ahubwo ikidahari ni ubwami bw'Imana. Haleluya. Shaka ubwami bw'Imana kurusha ibindi byose. Nushaka ubwami bw'Imana ibindi byose uzabyongererwa. Nushaka ubwami bw'Imana izaguha amafaranga. Imaze kubona yuko utunze Imana muri yo, ubundi ufite Imana muri wo, amafaranga arizana ni nka rukuruzi. Igihe iyo kigeze Imana ikabona uyifite iguha amafaranga, ko abemera ko Imana ivuga, tuzi neza ko Imana yaduhaye amasezerano Imana yaduhaye ntabwo ukene muri mwe. Yavuze ngo nzabaha amafaranga, nzaguha imodoka, nzaguha n'ibiki byose. Haleluya. Dufite umugisha iyo dufite Imana, ariko iyo tudafite Imana nta kintu dufite. Imana yafashe Yobu imukuraho ibintu byose kubwo Satani yaramusabye, ariko Imana, Satani agira ngo birarangiye, ariko Imana iza kumugarura bwa butunzi. Bivuze iki? Imana ifite gahunda yo kuduha ubutunzi, ariko mu nzira nziza. Bene data, ngira ngo duhugurane nk'uko bisanzwe. Ubu nibwo buryo tuzadukoresha mu guhugurana, ariko mushaka no kutuganiriza mu bundi buryo, kutuganire ku ijambo ry'Imana, tuganire ku Imana ivuga, dusengane, Imana izatugirira neza.
Imana ibaho umugisha rero, reka dusenge dushimira Imana kuri aka kanya duhaye ko kuganira ijambo ry'Imana, kandi Imana ibiyereke muri iki cyumweru, ibiyereke muri iyi minsi ya nyuma y'ubunane na Noheli. Mana ndagushimira guhimbaje kuri Imana igira neza aba bene data bari bankurikiye bakurikiye ijambo ryawe, reka ubahe umugisha, watabare, bagushake bakubone, kuko waravuze ngo nkunda bankunda bashakana umwete bazambona. Reka Mana ufite umutima wo kugushaka akubone, reka icyoro gikomeze kuganza mu isi. Ibyo mbisabye Imana data mwiza, ry'umwami wacu Yesu Kristo.